reka mbifurize igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Contact FM twibwira ko aho muri hose mwaramutse neza yewe n'ababa bagize ibibazo twifatanyije namwe muri ako kababaro ariko kandi tubabwira ko mukomeza kwihangana n'umwanya w'amakuru avugwa mu bitangazamakuru muri za Contact FM ngiye kuri mikoro ndi tukamwibonera Leonard ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanjye Modeste Nkurikiyimana. Utibagiwe na Ryan Manzi. Ryan waramutse. Waramutse. Naramutse neza cyane. Mbere nawe ateze bisi araje. Uri mugenzi wese wowe yarahereye kuri bagenzi be. Ndi mugenzi we cyane. Ntago njya nihakana abantu. Ni byiza cyane. Ariko no kwihakana abantu nta mpamvu kandi mwese muremwe mu shusho y'Imana. Uzabaze Yesu uko byamugendekeye. Wibaza ko ari impamvu cyo adashaka kugaruka. Yesu ari bugufi kuza. Hashize imyaka 2000 muvuga ko abantu bamubereye babi cyane. Yabitekereje ava noneho basigaye afite n'imbunda. Albert se ahubwo simbona nawe ahageze. Albert mwaramutse. Mwabonye bucya? Nawe ngo yasigaye yishura. Iki kampocha. Kampocha. Afataga kampocha ya nyuma. Ahubwo se Lani wagira ngo yari yabonye kuri line up yanjye inzoga ya ariko buraka inzoga ya wikorishana ibinyobwa bya Kambucha na Karigazoke byahagaritswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Karigazoke yo sinayivuganira kubera ko yo yavuzweho ko yabagamo uburyo bayikoraga yabagamo alcohol yabagamo inzoga yari inzoga abantu bakagafata ko akundi bibaza ngo sinywa inzoga ariko akumva akantu ka swing agaswingika ibi binyobwa rero ngo byahagaritswe ariko ngo harimo no kuba bifite ngo isuku nkeya ubwo n'umwanda nuko bakoresheje ariko ahari ushobora gusanga ari cyo ikinyobwa kikeneye kugira ngo kimere neza isuku ushobora gusanga n'icyo cyazari ariko kasekere kagira inkuru rero tubwire ngo harimo ngo umwanda mwinshi ngo harimo ngo barazipimye basanga harimo alcohol ngo ariko iba icyagaragajwe ariko ngo basanga ngo zishobora kuba zirimo ngo n'uburozi ngo ku buryo bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bw'abantu uburozi ariko uburozi butica aho twahereye ubwoko bw'uburozi ushobora kuba bwagira ingaruka dinifaso indirect wenda ariko n'ikituma abantu babinyoye basigaye bazi ubwenge cyane hari abantu babisingiza cyane ndakubaza izo ngaruka ni izihe wavuze ngo bagaragaza kuri ingredient biba bizikoze usanga bashyiraho marike y'ibintu zikozemo ariko ngo bakongeramo n'ibindi bidafututse ngo ku buryo ngo iyo zipimwe basanga zifite ubukana budasanzwe nyamara mu biba byanditse ko zidafite ubukana buhambaye icyumvikana pe niko Kambucha ku bantu twagiye tubikurikirana ikiza yarakunzwe cyane n'abanyarwanda benshi cyane b'ingeri zose kandi bazi buri muntu wese uyinyoyeho akakuba ko arumva hari ukuntu ibintu birimo gucamo neza hari impinduka hari ababyeyi bakubwira ngo barabona amashereka aza neza basigaye bafite gishwati hari abagabo bavuga ngo bati ibintu byaratunganye ubu inshingano zisigaye zuzuzwa mu rugo zirubakwa bigakora abandi bati rwose barumva iyo bari bagize ikintu cyabagaho umuntu wanywaga Kambucha ukumva igwa energy ahubwo ukumva iguteye na appetite yagenaga sinzi ukuntu yabigenzaga ariko system digestif yahita isubira mu buryo ubwo yabe imeze nka teveri izo nizangaruka bavuga noneho nizangaruka rero niba ari mbi koko tuzirinda abanyarwanda ariko noneho ikintu cyaje kuba rero kubera gukundwa cyane ngira ngo abantu batangiye kuzanamo akajagari hajemo abantu benshi baravuga bati hari abantu badukiranye hano reka nanjye iyi business nyinjiremo bakabikora uko babyishakiye kandi koko rimwe na rimwe ugasanga byakunze kuvugwa kuri icyo cyane kuri Karigazoke ariko wenda na Kambucha bishobora kuba hari ababikoraga koko hakazamo degré ya alcohol kubera ko barayitara nk'uko bakora inzoga ariko ubundi bivuga inzobere zivuga yuko hari iminsi runaka bigomba kuba
hajya babyita nk'ikintu igihumyo ni ikintu cy'igihumyo bakoresha champignon none runaka sinzi iyo gituruka iyo ngiyo muri Aziya noneho bagashyira mu mazi ariko bagashyiramo n'isukari n'ibindi bintu hari abantu bagiye bashyiramo na za tangawizi n'ibintu nk'ibyo iyo sukari niyo yabaye alcohol noneho iyo sukari iyo bitaze ukabikarenga ya minsi bivamo alcohol nuvuga ngo hari iminsi runaka bigomba kugira ibyo twagiye tujyana n'abantu b'inzobere bagiye baza hano ahubwo nibazaga impamvu bizi cyane byanyobeye twarakurikiye cyane nk'iyakanese nari umukiriya ukomeye cyane ariko hari aho byageze natwe ubwacu ubwo mpise nkururamo n'abandi bari abakiriya twari dufite ubwo bufatanyacyaha ariko reba ingaruka noneho hari aho byageze bigenda bihinduka tuba ariko ahari ubwinshi bw'abakiriya ntibiri gutera aba bantu kutabinoza neza kuko bigitangira byari bimeze neza rwose ariko byaje kuzamo akajagari ikintu umuntu yibazaho ni kuki mwatinze kuko cyarakunzwe cyane birasakuza iyo RBS yita yinjiramo ikareba ese ibintu bikorwa gute ese birazwi ese bigira ingaruka ku buzima bakabipima bakabikora noneho bakaba muri icyo gihe bashobora kubishyira ku murongo ntibibe kubihagarika ahubwo bakaba noneho dore amabwiriza n'aya kuko bisa naho abanyarwanda bagikunze reka turebe kuko wenda bishobora kuzagira ingaruka mu myaka ingahe nabyo biba ariko ikibazo kiriho iyo kombucha na niyo karigazoki guhagarikwa kwabyo ngira ngo RBS ntabwo yigeze ivuga ko hari n'ubuziranenge nabo kifite iyo directement aho babitangire bavuze ko ari ibintu bidasobanutse bikwiriye guhagarikwa ariko ikintu gikomeje kugenda n'ubundi kinatangaza nuko iyo karigazoke abayicuruza ubwo baravuga bati ni umuti abandi usanga bavuga ngo ni lete ngo degaragazoke ngo ni icyayi donc bikakuyobera ariko ubundi ni technique bakita icyayi aho byaturutse noneho ikibazo rero ubisanga ahantu hatandukanye haba mu alimentation haba muki kandi ntabwo ari ubwa mbere izi ngamba zivuzwe ngo babihagarike ngo byamaganwe sinzi na none jambo ni nka kwakundi Albert utubera ngo urge ngo byamaganwe ngo turi kubikoraho inivuka bireba bakwiye gutekereza ko bahinduka byacitse ingo zarubakwaga byacikiye niba ari icyayi niba ari n'iki ibintu byigeze bisobanuka ariko uretse ibyo byose ni ikibazo ariko guhora bivuga ngo bigiye guhagarikwa sasa wumva ibyayi biguma kuboneka hehe byagurishwa we kuri we icyayi ahubwo se ni iki kuri we buriya uko akibona kuriya kirimo isukari na nido nicyo cyayi buriya wabidasa kuriya ahubwo se ahubwo aho niho binancangira buriya nakwifuza ko mwanansobanurira kuko biboneka ahantu hose icyanjye ngewe ntabwo ari ikibazo cyawe ko biboneka hose ikibazo ntabwo ari izina ahubwo ikibazo ni uko kiboneka ariko kitabonetse n'ibyo byagufasha ikibazo cyanjye bishingiye ku kajagari no kuba yaba minisante yemeza ko bivuga ko gishobora kuba cyagira ingaruka ku buzima na RBS bavuga ko nta buziranenge gifite koko mbese bakabihurizaho ko bakora iki ngo bihagarare niba bemeza ko bishobora kwangiza barabyemeza se aho ngaho kubyemeza byaba ari na byiza ko banasangiye na public aho ni biki exactly gishobora kukugiraho ingaruka utifuza ni iki kuko kambuca kugira ngo wenda bisobanuke gatoya si ikintu cyahimbwe n'abanyarwanda nta nubwo ari ijambo ry'ikinyarwanda byavuye muri Aziya uwa mbere ngira ngo watikize icyo gitekerezo cyo kuri kambuca mu Rwanda n'ubundi yagiye kurahura ubwo bumenyi muri ibyo bihugu ibihugu bizwiho kuba bifite ubuvuzi bwa gakondo bukora abantu benshi bemera ni nabo dukesha izo za TVR wahoze uvuga ariko koko cyo kimwe n'ibyo bya kambuca na TVR byageze aho biba business bizamo akajagari ugasanga wenda abantu nabo basigaye babikora uko bishakiye kandi buri muntu wese akwemeza ko bifite koko byubaka ubuzima hari uburyo bigomba gukorwamo noneho icyo bo bakurikirana keretse batubwiye ngo muri rusange niyo kambuca aho yaturutse muri Aziya kugira ingaruka ku buzima
ariko niba ari ikintu cyagira icyo gifasha cyangwa se niba ari ikintu cyagikunzwe niba kitagira icyo cyangiza wenda tuvuge ko nta n'icyo gifasha ariko noneho nta n'icyo cyangiza hari uburyo runaka cyakorwa igisubizo cyaba kuvuga ngo urabihagaritse gusa nidibaza ko icyemezo kitavuga ko babihagaritse burundu bavuze ukoze hasi unyibutse ibuye wa mugani nk'uko wakomeza uvuga ubuhamya wigeze unaba umuyoboke wacyo oya nawe umukunzi wacyo nta ndi umuyoboke njye nta muntu ngo hari ukuntu nyine aba bantu bagiye batanga ubuhamya bati ingo ziri kubakwa ese apeti yabonetse uko biri kose ako ni akamaro ku ruhande rumwe ese wa mugani abo bashinzwe kugenzura ubuziranenge ntabwo bareba ukuntu bakura muri icyo kintu gishobora kuba wenda kiri nefaste wa mugani bikavugurwa cyane ko navuze aho rero nicyo nari nkubajije ese bo barasobanura ni igiki exactly gifite ingaruka mbi kuko ngo ni icyo hanakoreshejwe niyo mvugo ko harimo ngo n'uburozi ibyo bintu ni ikintu ni ubuhe muri n'ayo mazi ni ikibazo cyabo nanone bakabitandukanije wa mugani mu rwego rwo kugira ngo abantu gusa ni ikintu abantu bagomba kwitondera ntabwo ari ngewe ikintu nemeranya nabo niko byaje kuko byaje gukundwa cyane n'abanyarwanda benshi cyane b'ingeri zose hajemo akajagari noneho abandi bantu bashobora kuba batazi neza ukuntu babikora kuko nawe ugiye kuri interineti ukareba kuri yutube babona abantu bagusobanura ukuntu ntuza kambuca none ugasanga umuntu ahise yihangira uwo murimo kuko azi ko iyo kambuca ikunzwe ukabona muri iki gihe muri za butike hose yewe no mu tubari baresiga bafite kambuca impamvu mwari mwabonye nsa n'uhuze cyane narindi kubishaka mwari mwabimbajije kugira ngo ngire ikintu mbivugaho kabisa ubwo ubushakashatsi bwawe butanze aho bera umuntu mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara n'ikigo cya RBS harimo ko muri kambuca harimo udusimba duto tutagaragarira amaso bavuze ngo ni pathogenic microbe two mu bwoko bwa microbe twitwa toto coliforms na E. coli tugaragaza umwanda harimo kandi na alcohol ariko ni ahantu hamwe cyangwa ni kampuceya zose zimeze gutya ikibazo aba bantu nabo basa naho bajenarije kambuca zose hari sinzi niba bari bafite wenda target wenda kwari ukwica ariko babaye nkaho bajenarije wenda bavuze ngo bafashe ibyo bapimye aho bapimye ngo basanze ariko bimeze ariko ni byiza niba barapimye nibura aho ngaho binyeretse ikintu kimwe ko hari uburyo bw'ubumenyi bakoresheje kugira ngo bw'ubuhanga mu bumenyi ibyo nibura ni byiza ariko noneho umuntu akibaza niba ari muri rusange niba wenda barajyageje habiri hatatu bakabona okay iki ni ikibazo gikomeye reka tube tubihagaritse turebe ukuntu tubisubiza mu buryo cyangwa se niba bashaka no mu cyongereza wahoze ubivuga ko wabitangiye yabizanye abikuye hanze atari ibintu yikoreraga hano so biriya yazanaga nabyo se bifite ibyo bibazo nuvuga yagiye yaranabyigiye aho ngaho hanze dore ku bantu babikora kugira ngo amenye neza buryo ki ariko ibiboneka ino ni ibintu bikorera ni fabrication locale nta import igihari ntayo umuntu aragenda agatwara mu mbegeti nicyo kibazo gihari so umuntu abizanye ariko niko babigenza naho ngaho byaturutse n'abanyamakuru mushobora no kubaza RBS use umuntu abyempose akabizana nabyo ni biracyari harimo ikibazo cyangwa ni fabrication locale nizo zigira ikibazo gusa RBS yabumura ko nayo izatestinga ikareba bagomba kuyitestinga ari uburyo hari umutumirwa twakunze kugira hano mu kiganiro Bon Appetit ufite nawe wagiye udusobanura ibyo bintu n'impungenge nawe yari afite ku bantu batandukanye babikora ariko nyango nawe ubwo bumenyi yarawufite kandi nawe ngira ngo izo kamuca yarazikoraga umuntu yazamutumira akajya akadusobanurira nk'umuntu wabyigiye we itandukanyirizo wenda yego n'icyakosorwa kugira ngo ariko mubyibaze akogwe kamuca y'umwimerere ese ko muvuye arya ngo yitwa kombucha ariko ubundi ni kombucha ni kombucha cyangwa ubundi ni kombucha abantu mutekereze ubwa mbere ku isi umuntu tuvuge ko yanyoye nk'amata y'inka akumva katapfuye
murumva revolution yabaye mu buzima bw'abantu kuko mbere yaho ntabwo babagaho batanahinga batunzwe n'uburyo bita ubuhinga ariko ubwa mbere banyoye amata y'inka cyangwa y'ihene akumva aracyariho kandi nawe yumvise akantu n'ingo n'ibindi akumva birakora neza cyangwa ubwa mbere umuntu yafashe cya cyayi twavugaga ubwa mbere umuntu yafashe nk'ikawa akavanamo icyo cyayi cyangwa iyo kawa akumva ikawa bavuga ko ari umushumba wo muri Ethiopia wajyanye ihene yajyaziragiye none akabona ihene zirya utuntu tw'utubuto buri gihe akabona zigira ikintu cya energy cyane zirakina zirasimbuka zirukanka ariko naratanzwe kabisa biriya bintu ariyeho yumva birashaka ntarwa reka nshaka undi mutwe ukuntu ibi bintu byazajya bingiraho nanjye wenda wabishya mu mazi akabibiza arareba ati ahubwo ubwo ni resume kuko byamaze iminsi nuko abantu bagenda bashakisha kuko nta mbere yaravuze iteka ryose ikintu cyiza ubwa mbere kizana impinduka zishobora gutuma n'umuntu wenda yikanga hari nibyo mwabishatse kuvuga ibyo nashatse kuvuga nuko ari kuriya twagiye tubona muri humanite mu mateka bikurikiranwe habonekemo evolution harimo n'akantu tutari tuzi nk'iyo kombocha ugende ishobora kuza umuntu abikoze neza hari kikaba ikintu wenda cyaza ramba bagomba gukurikirana bakareba byibuze niba kuko hari ikintu cyakosorwamo kugira ngo habe wenda kombucha nziza cyangwa se karigazoke baraza wenda bakagombye kubikurikirana bakareba icyo kintu sorry akantu nari nkuze muri kombocha aho bitandukanye na Red Bull kuko Red Bull nayo abantu bose bavuze ko iyo ufashe Red Bull ibintu bigacika ukamera nka ya hene yawa mu Ethiopia ukumva ariko ni chimique ni byo muri laboratoire gusa ntabwo ari nk'ibya kombucha so ahari ni ukuzareba no Red Bull ikintu kiyigize gitanga izo ngufu uzaho ahantu gituruka muri kombucha ntabwo haba ari mu gihugu nayo niko sinzi mu buryo bw'ikinyabupfura kuko ikinyarwanda rimwe na rimwe hari amagambo umuntu akoresha ukumva ntibigize biva ku ntuza kuri reka nkoresha ijambo ry'igifaransa biva muri testicule za ntuza z'ibimasa mu dusabo niho bakoramo akantuza yitwa udu ibisabo n'ibino byacu ni ukuri kw'Imana ni ukuri uzarebe kuri Red Bull urebe harimo akantu kitwa taurine niho katuruka mujya mumenya ibintu mukonsoma akaremangingo ko mu dusabo umuntu w'inzobere cyane abo niba utajya kumera amahembe uze ntusobanure utwo tuntu tumasa muri hano ngo dusobanure abagabo bamwe bavuga ati iyo nkanyoye ibintu biracika urumva mujye mwitondera ibyo munywa Ryan tuve kuri nkuru ariko tugushimire kuri ubwo bushakashatsi bwawe cyane nicyo mbereyeho cyane rwose nitukakubure muri iki kiganiro pe noneho mu yandi makuru yari kuvugwa hano mu Rwanda nuko senateri Nzirasanaho Anastase yagizwe umwere ku byaha bya jenoside yarakurikiranyweho Nzirasanaho byangoye mu gitondo nagerageje kurisoma ariko ariko mu byubahiro bye rwose ndagira ngo mpise nibaza icyo bivuga nuko nzirasaho ndabyumva nzirasanaho nibyo byari bincanzeho gato ariko mu byubahiro bye rwose cyane cyane ko bamugize umwere nk'ubwo ushobora gusamba ukanasambana umise aragona goragoza ari n'igikorwa ngirana byo nibivuga ko umuntu atabikora iyo umwe adasambye bivuga ko ntago bamwasambanye abantu babiri basamba ni na hanyuma ikintu gitangaje wisambije se ikintu gitangaje nuko uyu Nzirasanaho yari yakatiwe burundu y'umwihariko n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge
aho ngo yashinjwaga ibyaha birimo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse ngo mu cyahoze ari perefegiture ya Ruhengeri ahitwa mu Mataba. Noneho ubu ngubu urukiko rukuru noneho bamugize umwere ngira ngo ahangaha no guhita yitahira nta kindi kiba kigomba kurenga akikomereza iyo mirimo aracyari umusenateri cyangwa se yari mu yo kwirasana mu byubahiro bye bose hari niba ari bukomeze n'uriya ariko niba arengana burya nicyo izi nzego zibereyeho niba koko arengana akaba byaragaragaye ko agomba kugirwa umwere ni byiza ko ubutabera bwabukora ateye ubwoba ariko uzi amategeko ukuntu ajya afata nk'umuntu nk'urugero iminsi yari amaze bw'amategeko n'ubaye umwere urabivuze hari abagabo babiri ubu babaye abagabo babafunze bakiri teenagers mu myaka ariko bari na ntuza bafite uburwayi bwo mu mutwe bwo mentally handicap sinabwo ko ari uburwayi ni ubumuga of course babirabura muri Amerika ejo bundi bari abafunguye inyuma y'imyaka 20 ubuzima bwabo bwaba bwinshi kandi kubera ko go finally inyuma y'iyo myaka yose bakoze test ya ADN DNA bagasanga aba ntawe bahuriye n'icyo babashinjaga byabaye ku bibazo byinshi cyane muri Amerika abantu bagiye bafungwa haje iri koranabuhanga ubumenyi bwo kumenya none bo kureba ADN benshi bararenganuwe gutyo ariko undi iyo umuntu arenganuwe nka gutyo harya nta kindi kintu no kwihanagura nta ndishyize akababaro ahabwa mu bindi bihugu wenda hari aho bagerageza nabo kurega leta wenda kuba bararenganyijwe cyangwa se ko procedure kuko akenshi bajya kurenganywa gutyo usanga n'ubundi barabivuze ko uburyo enquête yakozwe uburyo urubanza rwagenze uburyo ibimenyetso bimwe na bimwe byashaka kumushinjura icyo gihe bitakoreshejwe nkana bakaba barega leta cyangwa izo nzego za polisi cyangwa z'ubushinjacyaha bamurenganyije ku bushake ariko nibura akenshi nta kindi kintu bitanga ikibabaje warega leta wenda uramutse batahuye ko wenda hari ibintu byagombaga kwitabazwa bititabajwe ariko hari ushobora gusanga wenda nta n'ibyari bihari wenda nk'urugero ku bantu baba bari basanzwe nk'uyu wenda cyangwa n'abandi ugasanga amategeko ubwayo kuko ari strict nyine niba nta cyateganya ukwiriye gusaba ubwo nyine ukitahira abayagena bakwereka meme ko babireba ibintu biba bigoye gusa ni ku isi yose biragoye ko Imana hari aho yaduhishe nta umenya mu mitima y'abantu cyane cyane nko muri ibi bintu bya jenoside byagiye bivugwa ko hari abantu bagiye babeshyera abandi none ugasanga wowe urwanya urugamba rukomeye cyane rwo kwishinjura cyangwa se kubona abantu bagutangira ubuhamya yuko urengana ugasanga rero kuva nta kundi na leta nayo yabigenza niba hari abantu bagushinja ntiyavuga ngo ya ntago tubyemeye ubu ugomba gukurikiranwa bakareba koko bakabivuga bakareba ku ruhande rwa leta urumva rero muri icyo gihe Imana ishimwe ko arenganuwe niba yararengana yego mu yandi makuru ni uko abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford noneho abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza bashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bya Afurika bikwiye kwirinda bikomeye icyorezo cya Ebola kwirinda bikomeye kubera ko hari ibintu bagendeyeho bagaragaza igihugu gishobora kwibasirwa na Ebola cyangwa se aho Ebola ishobora guturuka izi mpuguke zigaragaza ko ibihugu bishobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Ebola birimo ubushyuhe ibimera amashyamba n'inyamaswa zikekwaho gutera Ebola nk'uducurama inkende ibinyogote ndetse n'ibindi nabo muri Oxford muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza Oxford ntabwo kimeze nk'uko yavugwaga rero abo ngabo barimo kwihangira umurimo mu minsi bazaza gusaba akazi bumvaga ko u Rwanda ari tourism ya hatari baje kureba za ngagi izo nyamaswa zose ziba muri Afurika ahantu hashyushye hano mu birunga se niho
tugendere kuri ibi bihugu batanze tube twareba niba hari link bifitanye se harira ibihugu batanze turebe ko hari isano byibuze byaba bifitanye harimo Congo Brazzaville harimo Gabon Guinea Cote d'Ivoire Sudani y'Epfo Uganda Angola Uburundi Cameroon Repubulika ya Centrafrica Ethiopia Ghana Madagascar Malawi Mozambique Tanzania Afrika yose rero kuki batavuga Afrika iyo hera ku byo batavuze cyangwa nibura cyangwa iyo baza ko bavuze bati kuko u Rwanda ruturanye n'ibi bihugu kandi byabivuzwemo narwo wenda keretse hari wenda bivuye ku bwirinzi nakavuga ati ibi bihugu byegeranye n'ibi bihugu Ebola yamaze kugaragaramo hatabayeho ubwirinzi nkuko bavugaga Kenya ahubwo munyibukije ikindi kintu nitwumvise ko hari ibihugu bidashobora kujya gukina muri CAN cyangwa muri CAF ngo kubera Ebola harimo za Liberia na Sierra Leone na Guinea cyangwa ikintu nk'iki hagiye habaho nk'igihe bahagarika nk'umuntu bakaba bamuburizamo kubera ngo iwabo hanyuma se kuki Congo na Nigeria bigikina aba nabo nubwo babonye wenda ko idafite ubukana cyane cyangwa hari ibyemezo byinshi bigenda bifatwa ku mpamvu z'amarangamutima kurusha ibindi cyangwa se gushaka nabyita gute kugaragaza ishusho runaka wenda kugaragariza abantu babo cyangwa se abandi bantu bari muri icyo gikorwa ko hari ingamba twafashe zikomeye cyane rwose ntimugire impungenge ariko niyo Ebola ishaka kuzanwa n'undi munyagihugu w'ikindi gihugu wenda ahangaha wenda ikindi kintu biba bishatse kuvuga iyo hari nk'icyorezo nk'iki cya Ebola hari n'abandi bashaka kugira ngo bamenyekaniremo muri iki cyorezo wenda ku tuntu baba batangaje kuko nk'ubushakashatsi rwose kuki batavuga abanyaburaya se bamaze gufatwa si nkuriya muntu nabonye ngo yazengurutse isi ngo agendera ku maboko yambaye ubusa biriya bita mu gifaransa ngo puwahiye biriya bintu bakora byo mu mpuzamahanga akushyira amaboko hasi ugashyira amaguru hejuru yambaye ubusa ari umugabo ari umugabo pe hanyuma force d'attraction rero kwambara ubusa se byagize uruhare mu urumva no kubaka izina kuko ushaka kumenyekana bikomoreje kuri icyo cyavuze ngo abantu bashaka kwiyubakira izina kuri no kwiyubakira izina ubundi kugira ngo umenyekane ugaragaze muri wese yavuze ikinyogotera ikinyogote ngo harabibonye ibinyogote ibihe baravuze ngo bimwe mu tunyamaswa ngo bibigiramo uruhare nk'ibinyogote mu Rwanda se ubwo birahari byinshi ibinyogote birahari ibyo nta kibazo ariko nta ibinyogote byo mu Rwanda ntawe bihura na Ebola bavuga ngo ahantu hose hari inkende imyaka yose izo nkende zimazemo mubana ziba muri icyo gihugu we ni ibintu rwose ntabwo ari facts ntabwo ari ibintu washingiraho mutanga raporo abo ni abanyeshuri buriya babikoze babuze ikindi bakora nabo muri kindergarten barakibonye hanyuma mu yandi makuru mu Burundi humvikanye inkuru y'urupfu rwa bababikira batatu b'abataliyani ibintu bibabaje cyane ariko noneho ubu umwe ukekwaho kwica ababikira we yatawe muri yombi hari icyo baba baratangiye kumuvugisha ngo twumve ngo yaba yarabitewe n'iki yanamuciye umutwe bavuze ko uyu nguyu wafashwe bamufatanye telefone ngendanwa y'umwe muri abo babikira ndetse bamusangana n'urufunguzo rw'ikigo abo babikira babagamo mu gitondo nza naciye ku gakecuru k'akazungukazi n'akariya kahita kanyutse abo babikira ndavuga kweri nk'umuntu ujya kwica umuntu nk'uyu ngaba abatekereza iki umuntu wicana muri rusange buretse no kubica noko yanabafashe no ku ngufu kubafata no kumuca umutwe umukecuru w'imyaka 80 ashobora kuba afite icyo ari kwivura ni kampoche yari yanyoye kampoche nyinshi ni ingaruka za kampoche ni ibintu bibabaje cyane pe none wanatekereza ko akenshi n'abantu bakora umurimo wo gufasha abantu babakeneye abantu uzi ko binyibukije ikiganiro najyanye ejo n'umunyarwanda ariko atubiye ukuntu yasuwe n'umuntu w'inshuti w'umuzungu w'umuswisi rimwe bari bavuye za Rubavu n'iki byose bageze nka za Shorongi bagiye kugera hafi y'i Kigali Shorongi hariya bumvaga hari nijoro hari nka saa 7 ariko bumvaga Kigali haracyari urugendo bumvaga bashaka kujya ku ruhande gatoya bakakora ibyo bagomba gukora bari bamaze nk'aya masaha yose batwaye
ubwo bagiye ku ruhande amatara acanye ni nijoro bagiye ku ruhande nyine haza umukecuru w'umunyarwandakazi n'agatoshe ke abaca ku ruhande ati mwiriwe iki byose arakomeje umuzungu arumirwa agiye ni buraya ntabwo byashoboka kumva ko umudamu mbere na mbere ni umudamu ni umukecuru atembera gutya mu mahoro yose yumva ko nta kindi kibazo ati duciyeho muri aya masaha ati ibura ntabwo nubwo byashoboka nta muntu wakumva ko afite umutekano muri aya masaha mu gicuku tekereza n'umudamu umuzungu yavuye ino yumiwe ati nta handi hantu hatari ati ku isi ati sasa wakumva aya makuru nk'ayo ngayo kuko n'uwo wa gatatu w'umubikira yishwe abapolisi bari muri kuva baje kureba ibye ubu muntu yicwa inzego zose z'umutekano zihari ni ibintu bibabaje cyane ni ikibazo cyane unyibukije uvuze ako kantu unyibutsa ikintu kigize kubaho ariko ni nk'urwenya ariko ni ibintu byabayeho abazungu bahuye n'umukecuru nk'uko nguko muri izi nzira za Nyamata noneho babaye interese cyane babona ukuntu hameze baramaze se witwa nde bamubaza mu gifaransa we ntiyabyumva neza agira ngo bamubajije aho atuye aravuga ngo Cyril Laroute barinze kugeza kuri uyu munota tuvugana uwo mukecuru abantu bamwita Cyril Laroute ariko ukibukije ikindi kintu kera hari icyo gihe twari i Burundi mu gasware umukobwa wavaga ruguru utumva igifaransa neza nawe yabyinaga n'umukopera waranga kopera atangiye kumukorakora ku mubiri we n'ikindi atangiye kumubwira ati sedu ati sedu umukobwa ati degitega ariko yari yagerageje cyane ati ni byahe ni degitega rwose yari yagerageje cyane naho yari amabuye ni umuhanga rwose uwo turababire ni umuhanga pe nka yajangwe isigaye imuka komeza naho tukiri ku bijyanye na Ebola ngo Amerika yo ngo yemeje ngo gufasha Afurika kurwanya Ebola ariko ibi ngibi se ngira ngo nibyo bahora babitangaza ni publicity iyi ni publicity rwose yuko ari abaterankunga hanyuma ejo nibwo twabonye amakuru yanditswe kuwa mbere yuko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Somalia zo mu bihugu bya Uganda n'u Burundi zishinjwa gufata abagore ku ngufu no kubasambanya ngira ngo ejo twagerageje guhamagara umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Padi Ankunda aravuga ati ibi ngibi twe twasabye AMISOM ko ariyo yagira iki bivugaho ariko kandi AMISOM iyo yanditse ivuga ko biriya iri raporo ngo ari ibihuha ngo nta bimenyetso bifatika ishingiraho ariko ni raporo yatanzwe na Human Rights Watch Human Rights Watch iyo credibility bitangiye ni ikibazo kuko bakagombye kuba ari abantu tureberaho iyo bavuze ikintu ubu ngubu mbitekerezaho nanjye ikindi ni uko banavuze ko n'u Rwanda rurimo no icyo gihe ntabwo ari raporo ya Human Rights Watch ariko media zabitangaje nka za RFI sasa aho u Rwanda ruhurira na AMISOM na Somalia urumva rero ni ibintu nk'ibyo ngibyo bituma urumva nta credibility ushobora kubiha ariko hari ahandi hantu umuntu ashobora kureba wenda ikintu wenda aba bantu ba AMISOM bagaragaje banenga iyi raporo bavuze ngo wenda ngo ikintu ngo bayinenga ngo nuko ngo yakorewe ngo ku gatsiko gatoya k'abantu batoya ngo bikitirirwa ko ari ibintu biri rusange wenda niba hari ahantu bageze bakabibona wenda niyo haba hari ku muntu umwe nabwo byaba ari ikibazo niyo shida n'amaraporo nk'ayo ngayo kuki bataba precise bakaba bati
aha n'aha twahasanze abantu babiri cyangwa batatu runaka, bagakora ariko guhita kuko icyo baba bashaka ni iki ni ukubita raporo nk'iyo ngiyo ikajya muri media n'iki byose kuko bahita babona n'inkunga ko bari gukora kuriya ni kuriya babayeho bituma gushaka ntuza ubuzima bwabo gushaka inkunga n'iki bituma raporo zabo zifata isura idakwiye wa mugani bakwiriye baramenya bitazaba nk'ibya kombucha yavugaga byatangiye bikorwa neza ariko finalement bisa naho bigiye bifata ntuza nyinshi za Reporter Without Borders, Frontiers, Sans Frontières, ibintu nk'ibyo byose ariko hari n'ikindi kintu umuntu ashobora kurebaho wenda ikintu umuntu ashobora kurebaho ibintu raporo izi raporo iyi miryango itangaza ko usanga kenshi hari aho ibihugu bitazakira neza wenda simvuze ko bitazakira neza kuko ari nako bihita bireactinga bigahita bivugaho ko bidashimishwe n'izi raporo buri izi raporo twavuga ko buri gihe ariko ziba zakozwe nabi cyangwa harimo ikibazo cyo ntabwo ari buri gihe nanone ntabwo biterwa n'ibyo uvuzweho iyo uvuzweho byiza nta muntu n'umwe ubyamagana ariko abantu nta credibility afite ntabwo turi beza bigezaho kamere nta nari buzabyumva ariko se yo hari igihe yakora raporo nabyo nta gihe bashobora kuvuga raporo imeze gutya kuko ntabwo byakurura ntuza nta byiza bikabije bagukoraho tuvuge niyo Human Rights Watch tuvuge ko kandi nayo simbishidikanyaho yajwemo irimo abantu nabo babacanshu ariko hari ukuntu igira gutya hari igihe umusazi ajya gutya akagwa ku ijambo ajya bajya gutya bakavuga nk'ikintu cyiza kuri mwe bakabakira ahantu heza icyo gihe ntawe ubamagana kandi baba bakiri babandi batagira credibility rero ibihugu byose ni ngombwa iyo umuntu ari wese wavugwa ikintu ni muri diplomasi ni ibintu bibaho guhita ubyamaganira ugomba kwandika itangazo ryanditse yewe na audio na video ukayikora wamagana ibyo bintu rwose niko bimeze niko bigenda okay ngira ngo rero aha ni naho twasoreza iki kiganiro mbashimire cyane kuba twabanye muri iki kiganiro mu gutangaza ibiri kuvugwa mu bitangazamakuru ndetse n'amakuru agezweho muri iki gitondo mwakoze cyane nawe wakoze ni ukuri turagira ngo wowe uriya wari worohewe mwakoze cyane nawe kubona ufite energy zingana gutyo nta kapoje wafashe nanone hari igenda ariko ni yakawa ikawa y'u Rwanda ikawa abasogongezi bemeje ko ari iya mbere ariko bitaza kuba ikindi kiganiro kivutse nyuma y'iki ngiki aha inshuti bakunzi ba Contact FM ni hadusoreje iki kiganiro aho twabigezeho ibivugwa mu bitangazamakuru nari tukamwonera Leonard na mugenzi wanjye Modeste Nkurikimana ndetse n'abandi basesenguzi babiri b'intwari bakomeye cyane Albert Rudatsimburwa bivuguruza twumvira Emans basigaye mu itangazamakuru bamwita Rudasingwa i Burundi niko bazi ko ni Albert Rudasingwa